Bakunzi ba Mirage TV show ndabasuhuje aho muri mu bice byose by'igihugu ndetse n'abari hanze yacyo, mwumva yuko mbakunda kandi mvuye ku mutima, ntabwo muhema kunyereka urukundo, nanjye niyo mpamvu ntajya ntezuka kubaha ibyiza kandi bigira byinshi bihindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tubana mu biganiro bitandukanye, ari inyungurabwenge, ijambo ryahindura ubuzima, uburyo twafata neza umubiri wacu ndetse no kugaragaza impano za rubanda, kandi ndabizi neza ko tubibanamo neza. Niyo mpamvu namwe munyereka urukundo kandi ntimuhweme kushyigikira. Muri aka kanya rero ndaje, niyo mpamvu ngira ngo mbere na mbere yuko ntangira ubanze unkunde, urangiza nawe nkundishe inshuti zawe. Unkundisha abandi. Niba ari abantu muziranye, inshuti zawe, abo mugendana, abo muhura, ubasangize ibiganiro byanjye, kuko ni ibiganiro by'ubwenge kandi bifite byinshi bihindura kuri sosiyete nyarwanda. By'umwihariko tubisakaze mu Rwanda hose, byambuke twototire n'imahanga, kuko iyi ni channel y'abanyarwanda, ni channel y'abanyamahanga, ni channel ya buri wese, kubera yuko yaziye kugira byinshi hindura mu mibereho yacu buri munsi. Rero ndagira ngo mbabwire akantu keza ariko nanone gatangaje, kuko ndabizi ntabwo benshi mwari mubizi, ariko uragira ngo nkubwire yuko impamvu ububabare bufite akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo mbabwire yuko ububabare bufite akamaro mu buzima bwacu. Ushoboye kwibaza ngo ni gute kandi umuntu ubabaye kuko aba ari aharindimuka, uwo muntu aba akomerewe, uwo muntu afite ibibazo byamurenze, ariko burya ububabare, burya kubabara, burya ibibazo, burya ibyo ucamo byose bikuruhije bifite akamaro mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uba ukwiye kubucamo, kizima ko nta nawe wabihungira. Gusa ndagira ngo ntangire nkubwira yuko kugera kure siko gupfa. Ntabwo kugera kure ko gupfa, kandi kugera habi siko kurindimuka. Rwose wumve ko ukomeye, wowe ufite ibibazo, wowe uremerewe, wowe ufite intimba mu mutima wawe, ndagira ngo nkubwire yuko kugera kure siko gupfa, kandi kugira ibibazo byinshi ntabwo uri wa mbese nawe wa nyuma, nta nubwo bisobanuye kugeze ku iherezo. Hari icyizere cy'uko wazamura umutwe nawe ukongera ugatera imbere, ugasogongera ku mudendezo w'ibyishimo. Rero nje kubaganiriza aka kantu ko agatekerejeho, usanga ni akantu abantu benshi batazi, batana agaciro, usanga ni ikintu nyine kidahabwa agaciro muri sosiyete, kidakunda kwibandwaho, ariko mu by'ukuri gifite byinshi gisobanuye kandi cyiza. Ubundi bavuga yuko ikintu cyose kigira ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Nta muntu uyobewe ko kubabara ari ibintu bibi atanakwifuza mu buzima bwe, ariko burya bifite n'ibyiza byabyo. Muri aka kanya wonje kuha kino kiganiro kugira ngo wowe wari waratentemutse, wowe wari ugeze kure, wari ufite ibibazo, wumva guremerewe, ngusubirize intege mu mubiri wawe, wumve ko nyine wongeye kugira akabando ko kwicumba iminsi ikicuma. Rero muri iki kiganiro ngiye kukubwira uburyo ubabare budakwiye gutuma ubura ibitotsi, budakwiye gutuma uhangayika nyine ukumva ko bikomeye cyane, ahubwo ukwiye kumva ko ari igice cy'ingenzi gikenewe mu buzima bwawe. Ni igice cy'ingenzi gikenewe mu buzima, bitewe n'uko buri muntu wese agira urwego rwo kubabara, ahura n'ububabare, agahura n'ibibazo, agahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ni igice cy'ingenzi mu buzima bwacu. Kandi ushobora no kwibaza ngo ubundi ngo kuki tugira intimba, kuki tugira agahinda, kubera iki ibibazo bituziraho, ibigeragezo bikaza umunsi ku munsi, ukibaza ngo ubundi bifite umumaro kuki. Ariko reka ngo sobanurire, tugendane kimwe kuri kimwe, uraza kumenya neza impamvu ubabare ari ikintu gikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni igice cy'ingenzi dukenera kandi duhura nacyo, koko nubwo tuba tutabyikururiye, nubwo rimwe na rimwe biza atabyifuza, ariko ni ibintu duhura nabyo kandi utafite aho ugomba kubihungira. Rero reka dutangire twihuse, nta mpamvu yo gutinda. Ndagira ngo mbanze nkubwire yuko ubundi ubabare butuma umuntu akora mu bitekerezo. Ushobora kwibaza ngo ni gute, ariko burya ubundi iyo ubabaye utekereza cyane byagutse, kandi ukanatekereza uburyo wakwigobotora ikibazo wahuye nacyo cyatumye ubabara. Rero ibyo ngibyo bituma wiga ibintu bishya, ukagira ubwenge bwagutse, ndetse ukamenya no gutekereza mu buryo buhanitse, kugira ngo ubashe kwigobotora muri cya kibazo urimo, ubashe kwigobotora muri ka gahinda, ubashe kwikura hahandi habi wari uri, kugira ngo ubashe kugira ugasongere kw'ibyishimo. Rero iki ni ikintu cya mbere ububabare bumaze mu buzima bwacu. Ikintu cya kabiri ububabare bumaze mu buzima bwacu, butuma twiga kwihangana no kwigira icyizere mu buzima nyine bwa buri munsi. Iyo umuntu anyuze mu bihe bikomeye agasohokamo amahoro,
ewana bituma yumva ko nawe ari umuntu udasanzwe, akiyumva yuko afite ibyishimo, akumva yuko yigiriye icyizere, akibaza ngo undi byagiye kera kose iyo mbikora gutya na gutya, ndetse ukanavuga ngo ninongera guhura n'ikibazo nk'iki ngiki ntabwo bizongera kungora. Niyo mpamvu rero bituma umenya agaciro ko kwihangana. Iyo utigeze ubabara, iyo utigeze guhura n'ibyago, utigeze uhura n'agahinda, uhure n'intimba, ngo uhure n'ibibazo, ntabwo uzi agaciro ko kwihangana. Kandi undi bavuga yuko kwihangana byo bitera kunesha. Niyo mpamvu burya kwihangana niyo nkingi y'itsinzi. Kugira ubabare bikwigisha kwihangana, bityo ukazagera ku ntsinzi. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya ububabare bumaze mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni uko butuma dusobanukirwa neza ibyishimo. Utarigeze ubabara ntabwo ujya umenya agaciro k'ibyishimo. Waravukiye mu mahoro, ibintu byose ari muri paradizo, ugira ngo ibintu byose birasanzwe. Ariko iyo wahuye n'ikibazo ukababara, ukagira intimba, ukagira agahinda, ukarara udasinziriye, ukarara udafite amahoro, iyo ubonye agahe gato ko kwishima ukabyaza umusaruro, kuko hari ahantu bakagukora, hari inkovu, bya byishimo biri kukomora. Niyo mpamvu kubabara bituma tumenya agaciro ko kwishima. Iyo utarababara nta nubwo wigera umenya agaciro ko kunezerwa. Ububabare butuma twisobanukirwa neza. Iyo utarababara nta nubwo ujya umenya agaciro k'umunezero. Utarababara kunezerwa ntacyo biba bimaze, kuko ntubuzi n'impamvu unezerewe. Ariko burya iyo wababaye ukagera ku munezero birakuryohera. Ni nko wari umaze igihe mu mvururu, nyuma ukazagera mu gahe k'amahoro, nibwo usobanukirwa neza igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ikindi rero gituma ububabare ari ikintu cyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni uko ububabare butuma tugira impuhwe. Umuntu wese wagize kubabara amenya uko abandi biyumva iyo nabo bababaye. Niho hava impuhwe rero. Uko iyo wababaye ubuzi agaciro k'amarangamutima, ndetse ukamenya n'ibyago uko bibabaza, uwundi wese byagwirira ukamugirira impuhwe. Rero kuba umuntu wigeze kuba baramenya uko abandi biyumva, bituma afasha abandi, akagira umutima w'impuhwe n'urukundo, ndetse aricyo gisobanuro cy'ubumuntu. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya aka kantu ko ari ingenzi. Ububabare si ikintu kibi gusa, ahubwo twigiramo n'ibyiza. Ari byo by'ibingi maze kubwira ko butuma dukura mu buryo bw'ibitekerezo. Icyo kikaba ari icya mbere. Ukongera ukamenya yuko kugira ububabare bituma tumenya kwihangana no kwigirira icyizere. Icyo kikaba ari ikindi. Ukongera ukamenya ko ububabare butuma tumenya agaciro ko kwishima, kunezerwa nyine hamwe n'ibyishimo. Ikindi ukamenya neza ko ububabare bwo gutuma tugira impuhwe. Ibintu bizirikane kandi nawe bitekerezeho, urasanga ari byo. Nshuti zanjye rero, ntabwo ubabara ari ikintu cyo kwanga cyangwa guhunga, kuko nta n'uwo wagihungira, ahubwo ni ishuri ry'ubuzima. Niyo mpamvu mu gihe ugeze mu mabare ugerageza kwihangana. Burya uko ubuzima busharira niko tugira icyizere, bityo tukazavamo intwari. Mwemere kubabara, ariko nanone ntimube imbata yabwo. Ni mu gihe uhuye n'ikibazo, shaka uburyo wakivamo. Mu gihe uhuye n'imbogamizi, shaka igisubizo. Niyo mpamvu iyo utinze mu kintu bigutera agahinda gakabije, kandi ntabwo ari byiza. Rero mwigiremo icyizere, kandi iki kiganiro mbabwiye mwigiremo isomo, mukomere kandi mube indwanyi z'ukuri. Ciao ciao, ndabakunda. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment, kuko aha hantu niho hacu, niho hanyu. Tuhabana umunsi ku munsi. Shalom shalom, ndabakunda.